Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa koboyi. Mbanje kubasuhuza ngira nimwe rahimu. Iminsi iramusiga ivuze ry'abavuga nonsense iri mushisha. Uri proud yuko uri umwana Nyamirambo? Cyane rwose. Nyamirambo turakaze. Hari tubwiye ngo mwari batanu? Twari batanu. Mwari na benshi. Bare bose bashaka kujya muri tubwiye. Ariko tukabona ntabwo exactly nta myumvire bafite batubwiye. Umuje no kumushaka no kugera za dialogue ukamanuka ukajya hepfo ukavuga ati manavuye hano wagera aho wati no hano hari naho byari bimeze kandi abakunzi ba Diaspora +250 TV Diaspora +250 TV tubaye kazi nitwa tujyana kabendera nyita TK Big Sister Mama Africa Queen of the Mic turi kumwe rero n'umusaza mu gakino ye ntabwo ntinya kumwita legend in hip hop imeze bita umusaza umeze neza assalamu alaikum tabarakatuh umeze utese uri ku myako iki ni igikisa iyo ni peace naka gift umuci wanje yampaye tu umeze neza ariko yes ngiye mwita pifla ngira ngo muramuzi cyane mu bihe bya tough gang mu bihe byo gukora umuziki ndetse no mu bihe bindi gusa ndakwenda kugira ngo warabyibushye umeze utese mu bundi buzima bwa buri munsi byifashe biti ya nk'abadukurikiye kano kanya wenda ari ubwa mbere bakurikiye Diaspora +250 TV ari nabo bwa mbere bagiye kumva wenda amateka yawe hari abari mu bihugu bitandukanye hari abari mu Rwanda reka duhere inyuma gato ngiye wonzi nka Pflanz ko yitwa Amani story yawe gato background yawe gato ni iyihe and really too much cyane too much cyane gusa yo nitwa Amani murirwa Akizimana murirwa Amani jine nkaba mvuka muri famille y'abayisilamu mama mu Islam alhamdulillah namuzeye nuko bose so ibyo nabyo ni ibintu nishimira cyane sure byanyabyo ikindi umuntu yakubwaza ati background yawe urumva make long story short ntabwo nakwirwa nce kure cyane so anyway natangiye gukora music muri aho ngaho ubundi tugende natangiye gukora music muri 2008 nabwo nasohoye na single yanjye indirimbo imwe ya mbere bita ntuzanyinishe niyo ndirimbo nahereyeho nabifatanyaga nazo na basketball nakunda gukina basket numvaga yuko maybe kubona kina na professional amahirwe kuba professional gukina professional utangiye kugenda ancikamo gake numva so nkumva yuko maybe iyo ntaza kwita nkomeza ngo nyine professional byibuze nk'imyaka 2 cyangwa 3 nari kwita njya no mu ishuri nkajya unaga kwepona ndi coach wenda muri za patriotic ibintu nk'ibyo tukiraho gato uvuze ko ari umukunzi wa basket wakinyeho basket wumvaga ushaka kugera kure uyu munsi mu Rwanda dufite imikino ya basket ya ball uri kuyitabira ndabyitabira cyane nk'umusaza manice muri background arakurgira impamvu rido ariko iyo batera nyine amanota ukavuga uti hariya baba bagenje baryo ndeba abana b'abajene batoya nkuma ndishimye cyane iki cyatumye udakomeza gukina basket urabona basket burana sport muri rusange sport ijyana n'imyaka sport ijyana na discipline hari ukuntu hari ubuzima umusportif kugira ngo umwana nyine umushyire mu murongo wo kuba umusportif wanyawe akabikora nk'umwuga nk'akazi bisaba kumurinda ibintu byinshi cyane bisaba kuba ari mu ishuri yiga neza ari umuhanga akurikira sibyo bisaba kuba afite na discipline mu buzima busanzwe sibyo ibi byose rero ntabwo nari mfite ubuntu bw'ububazo butandukanye ntabwo byari kuri standard wifuza byari kuri ubuzima bwanjye ntabwo bwari kuri standard nshaka so ibyo rero amahirwe yo kuba nabikorera atangiye kugenda ncika rero so ibyo rero nkabikora nanone bifatanye n'umuziki nabo bifatanye nk'ibintu bisanzwe ntabwo nabigiraga nabifata nk'ibintu bishobora kuva mu byava mu career reka nabonaga ari ibintu bisanzwe cyane so ni gutyo byatangiye kuko ndibuka ko nkora indirimbo ya mbere yakozwe n'umubyara wanjye bita Bizabi wa muri TFP so mpita nisubira muri afite njya kwikinira basket anyway niwe waje kumbwira ati
indirimbo wakoze nyamara abantu bayikunze bari kwikina ntuzanyinishe ntuzanyinishe bari kwikina kuri Contact FM hano hatandukanye ama station yari icyo gihe so before yuko ntuza muri Arabio byari bikaze cyane kugira ngo bakine indirimbo nk'izo ngizo at time kandi dufite amategeko ngenderwaho ubundi aba bantu bari kuvuga ibikirego so anyway discipline yagerageje kungarura muri studio arambwira ati no uravuze uti nahise njya rucyangishubira kuri rafiki nkina basket uyu munsi kuri rafiki urahabona ndahabona rwose hameze gute muri nk'umuntu wahakiniye basket nk'umwana wahabyirukiye uyu munsi birebye kuri rafiki ukuntu hubakitse jonde nabonye n'umusaza wacu mukuru yavuga ati cyokoze nahise mbona ko tugeze kwindegavo ese mbwa ati yabari rafiki na Nyamirambo yacu muri rusange tumaze kugera kwindegavo uri proud yuko uri umwana Nyamirambo cyane rwose Nyamirambo turakaze dusigaye dufiteho na quartier y'ahantu heza abantu bicara bakaganira bagatera habiri bagasabana iriya mihanda wayigezemo cyanza gusohokane nkugure capati uzasohoka ari ahantu ubona hameze gute ari hadi rero ifashe Nyamirambo muri rusange nkanjye wahavukiye cyangwa se n'abandi bose bahavuka nibaza yuko bose baba umunsi cyane bari proud cyane kuko ntabwo nari nzi yuko uburyo biryogo badufataga kera na Nyamirambo muri rusange iriya sura yarahindutse cyane yarahindutse nta muntu ubu ngubu ushobora kujya gutereta Nyarutarama agenda abeshya ngo ni uwa Kacyiru aganishije kugutereta kera wanyaga mujya gutereta mukabeshya ngo iwacu ni Kamayirongo za Kimirongo urumva cyaze ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ubu wagira ko guti Nyamirambo ni hewa tutengere barabizi so hari kuri 40 neza ati sawa ati suri gateo yasiniga nararangije yayisoransekeje ati hariya ni hiwacu kandi umwana akayoka akajya yego neza cyane so Roma ndi proud yabyo rero se byo so tugarutse nyuma y'ibyo nende kukubwira tugeze kuri ugenda nari n'inshuti cyane na Monibon bita Mahoro bienvenue yes ari inshuti yanjye cyane nawe numwe mu bantu batuma bampushingaga cyane ambwira ati no bako tuzajya dukina byo kwishimisha ako yanguye no muri studio numva niho hantu hawe muravugana na Monibon turavugana no mu best wanjye cyane none waje kugera gute muri Tough Gang itsinda ryaje kubaka amateka itsinda ryaje gukora ibitangaza kuko Tough Gang ni rimwe mu matsinda cyangwa se niryo tsinda ryahinduye amateka n'imyumvire y'abanyarwanda kuri hip hop thank you tune kibazo cyiza cyane kuko Tough Gang icyo gihe nabanje kumenyanamo na Ndayishimiye Bertrand ariwe Bulldog yes no shout out cyane kuri Bulldog na famille ye n'abantu nkunda cyane ku mutima Bulldog ne twamenyanye bwa mbere so tumenyana deja we asanzwe ari kumwe na ba Jay Paul sebyo rest in peace Jay Paul muvandimwe so tumenyana aziranye wari kumwe na bari abajama deja Jay Paul Green P na Fireman we yanakuranye na Bulldog hari mu Kajagari Kanombe una abantu bo baziranye kuva abana b'Ikanombe bose barakuranye so no ni njyewe nyine basa nkaho uri mushya uri umushyitsi muri umushyitsi buriho ako nugasanga ku ruhande rumwe Jay Paul yaranyumvaga bari bose bari bamaze kumva indirimbo zanjye ebyiri Green P ku ruhande rumwe nari uko nguko ubwo hakaza umuntu bita Paxson numva Paxson ni njyewe dusa nkaho twirirwanaga tukanabantu noneho we yaragendaga akambwira ati nyamara wirirwa uzenguruka no muri quartier ushaka abana b'abaraperi badanje mu mwakorana groupe njyewe ndashaka kwereka abantu barenze mu buzima umva mufite imyumvire imeze kimwe mukunda ibintu bimwe exactly no baba hose mu Rwanda wumvaga warabasize aho uvuye ni narabasize cyane so noneho ku ruhande rumwe Paxson yampuje na ba Green ariko biba bisa nko byabera icyarimwe ngiye noneho ndi kumwe na Bulldog Bulldog niwo wabaye nk'umfunguriye umuryango yo kwitamenyana nabo neza noneho no yo kwitatumenyana ndibuka ko na ba K8 Kavuyo sharat kuri Kavuyo bose bashaka kujya muri Tough Gang hari Tough Gang mwari batanu twari batanu mwari na benshi bari bose bashaka kujya muri Tough Gang ariko tukaba ntabwo exactly nta myumvire bafite ya Tough Gang baza kujya mu nshuti z'ibirere na ba Riderman ba The Ben cyo gihe urabyibuka so
ndibuka ko bwa mbere hari igitaramo twajyaho muri Petit Stade, niba ari igitaramo bita gute, niba yari launch ya Rafiki, niba ari Miss Jojos, nibuka ndibuka ko icyo gihe nanjye nari mfitemo performance, dukora neza, bigenda neza. Icyo gihe Bulldog nibwo twatanye iwabo Kanombe, iryo joro nibwo twari dupanga misiyo yose rero. The next day urumva Jay yaraje, Green Peraza, Famani we yaratarajya no mu itsinda. Famani yabaga aho iruhande ko yari n'umwana icyo gihe, yiga ajya kwishuri, yari umupeti urumva. So we yabaga ngo bugenda nk'inshuti y'abatavuganye, nk'inshuti ya Bulldog cyane. Urumva hari n'abantuza n'aba JC, bose twarirwanaga twabaga turi kumwe cyane. So nibwo twaje gupanga iriya plan rero. Turavuga ati ubundi mbere babanje hari izina babanje kwitwa bita Street Disciples. Street Disciples urumva ni ikintu kirekire cyane, kiri komplike kuko ntabwo abantu bose kwita bagifata. So then n'izina twavuga ryari hari, I believe yuko hagati ya J-Paul na Bulldog, ariko niba ntibagiwe neza ashobora kuba ari Bulldog. Bulldog niwe wari ufite ririya zina before rya Tough Gang, ya Tough Gong. So aho maze kujoininga team, Famani we yaje nyuma. Famani nsa nkaho ari nanjye wagiye umusunika mu kuza mu itsinda cyane. Ni nkanjye ubundi namushyizemo neza. Then aho nyine tumaze kuba abantu batanu, njyewe, J-Paul, the rest in peace, Green P, Famani, Bulldog, dutangira gupusha none tuhita tubona noneho there's no difference between me and everybody and those guys, but J-Paul na Bulldog, Green n'abandi twese dusanga dufite mind zimeze kimwe, urumva imyandikire yacu ni kimwe, urumva kuko twavugaga ibintu at the time dusanga. Ariko ubundi byabaye consequence kuba mwarahuye mugasanga murahuje, kuko iyo umuntu akurikira indirimbo zanyu, agakurikira imyandikire yanyu, agakurikira uburyo kimwagendaga mu mustari, wabonaga yuko ari ikintu kiri hamwe, ukagira ngo ni ikintu cy'umuntu kimwe cyakozwe n'umuntu umwe. Ninde bashyiraga kuri discipline yo guhuza igihe cyose? Nobody. Nawe nta bintu bya discipline kuko bavuze ko nta coach twageraga, nta manager twageraga, ntabwo manager cyangwa se wapi, urumva buri wese ari managingaga. Ariko niba hari abantu bampemukiye, Tough Gang mwarampemukiye cyane. Kuko ndibuka ko ndi umwe mu bafana bakomeye ba Tough Gang, ngitangira kumva iryo tsinda nanjye ubwanjye ibyo muririmba sinabyumvaga. Ibyo umuntu umwe ku giti cyakoraga sinabyumvaga, ariko hari igitaramo kigeze kuba, ndabyibuka Tough Gang iri ku rutonde, nabaye MC, ndahagarara ndareba ndavuga what, ubwa mbere nari nyuzwe na hip hop singiye kukubeshya, avuga abantu bana nabahehe. So ntangira kugenda menya amateka y'umwe gusa nsanga ni itsinda rizakora impinduka mu muziki. Urangije mugenda kare, tangira gushwana n'iki. Kuki amatsinda cyane cyane agizwe n'abaraperi, nta nubwo ari mu Rwanda gusa, no hanze no ku mugabane wa Amerika n'ahandi hakomeye n'abandi bakomeye, usanga amatsinda y'abaraperi atarama, ibanga niriye? Sinzi ko byageze kuri level nanjye mitabana bakajya batubwira ko ari twe tugiye gusimbura Impara. Nta nubwo ari Impara gusa, mwari mufite amahirwe yo gusimbura abahanzi benshi ku ntebe yo mu Rwanda, baba ari abakera na generation y'icyo gihe. Ni ibintu byabaye. Urabona hatangiye kuzamo amafaranga, ubundi cyajemo cash man, yajemo cash, ari ibibazo nomba. Kandi n'ikindi twebwe nta muntu twagiraga udushyira ku murongo, n'abantu bagerageje mufite management, bagerageje kuduha management ifatika, avuga ati guys man muve kuri street, bumva ibintu byo kuzajya mwirirwa mu legalize. Imyumvire yanyu yari itari fatitse cyane, uko mwari abana mugatangira no gukora ku mafaranga muri bato, mukagira na fame muri bato. Ndibwo ko hari umupapa wigeze gushana ugiye kumesha n'igizina rye, umupapa wigeze gushaka kudufasha, baratubwira ati ngiye kuba igipangu, ntabwo ngiye nshaka kumwishyura rent, numva mbaye n'imodoka nini, mfite imodoka nk'eshatu, nzabaye imwe muzajya mugenda mu mwese mukwirwemo, numva mwikura umushoferi uzi gutwara muri mwebwe, adafite n'ibyangombwa tubishaka ajya batwara, n'abandi bagende biga imodoka utayize. Ariko icyo nshaka nuko mwese mubana muba hamwe mukagira discipline, mukava muri biriya bintu byo kwirirwa mu mihanda n'ibiki, mu legalize gusinzi he na he, no sibyo. Turabigerageza, ariko ugasanga biragoye cyane kugira ngo uzajye mu gihe cyo kujya studio ujya guhamagara, ngo ugasanga ngo yacumutse ari nk'Ibutare, kandi nta gahunda ntacyo kibazo n'iki cyamujyanye Butare, urumva gatibara nta shuri yagiyemo, ntiyagiye kwiga ibintu nk'ibyo. Do you regret? I regret. Yes, ndaregreta cyane, bitewe nako nanjye byaranyangirije, byansubije inyuma cyane, ukuntu byanyangirije career byatari, ukuntu bitsinda nkaririya ryari rimaze kugira imbaraga
urumva habajemo byo nakubwiraga habajemo na za guma so guma ntabwo ari gupikinga abantu batanu icyarimwe benshi so bagiye bareba ufite ubushake wa muntu ufite ubushake sibyo ni guhagiyemo Jay Paul urumva ko at the time Jay Paul yarageragezaga twese yanagumye rega mu kazi urebye nka Tough Gang ni Jay Paul agumye mu kazi kugeza yitabye Imana Jay Paul ntabwo nta ndimwe ushobora kumuhamagara usanga telefone itariho aho kugira ngo azakwitabe sometimes ariko mwabaga mwazizimirije iki kare kandi ubwo amaraga umwaka nta telefone nzira umwaka ugashira utari ku murongo kugira ngo umuntu azakubone azaguha akazi no gufata nk'imodoka nubwo wagera kuri 40 imodoka mukayiparika muko batubungu tugiye kurya rege y'isaha cyangwa saa 2 turi gushaka umujene umujene ukumushaka no kugera za dialogue ukamanuka ukajya hepfo ukavuga ati navuye hano wagera aho ati no hano hari ntabwo byari bimeze kandi umuntu uri kumushakira business y'amafaranga ajye mu kazi ukavuga ati mene ibi ni ibiki koko ko ndibuka yuko haraga story gasekeje nakubwira reba ntuza uno sister no ukora mu makuru w'umu legend ukora mu makuru kuri RBA Evrine right ndibuka ko hari interview nayo begeze kuma yakorwagamo n'umutipe wagiye hanze mugufi gutya Friday yakoranaga n'umukobwa bakoraga ari babiri ariko umutipe n'umashobora bwaragiye hanze mugufi gutya so begeze kuza kundeba bafite n'imodoka y'akazi bamaze almost nk'icyumweru cyose baza kundeba every day bakakubura bakaza nka saa 7 bagasubira nka saa 10 bambuze bakahita barambirwa bagasubira ejo bakagaruka none njye nagera nko kuri sigara muri kuri za limited asemana ngo wakoze iki ndetse nakoze kimwe none se ngo nuza RBA yavuye kandi baradega bo batabamba ko RBA nyine bumva ari leta ugatumura ngo bati mega none se hari umuzego w'ibye muri RBA kuri kuguhira byata ngati wapira izina ry'ibara rya RBA naragoma iruka narwo ndanahinjira reka tuburyo bari kugushaka wowe kutagiraga amatsiko ngo umenye ngo baragushakira iki none ko ntago byari bimeze neza to ntago byari byoroshye ntago byari bimeze neza imagine sibyo kugeza kuri yo level kugeza aho n'ura museso twarahuye ako yabivuze nyine mu buryo yabigeze nkaho ariko nkaho yarambwiriye mutu arambwa ati cyo kuza mu buzima ngo nawe mustari wa mbere unyemeje mu Rwanda ati nta mustari yaba ari mwebwe bakora imiziki cyangwa se n'abandi bantu bazwi nshakishije bingana gutya numwe nshobora gushaka inota igihe kingana gutya nkamutaho time ingana gutya ati cyo kuzuranyemeje nawe mustari ikibazo rero amazina mwari muzi kuyubaka mwari muyafite mwari mwarayubatse ariko mutazi kuyashimangira no kuyashyigikira ntabwo twari tuzi agaciro nicyo shaka kumenya kuki mutamenyaga gushimangira no gushyigikira izina ryanyu byaba ari Tough Gang ryari izina ry'umuntu ku giti cye ngo amenye ngo ngewe ubwanjye niba ndi pifla I have to act like a star so ndi kwa kudatandukanya nyine kwa kutamenya aho ibyo uri gukora ko bita agaciro ukagumya no ukiyasosiya n'ababajene bo muri quartier bamwe mwakuranye ariko batagira akazi badafite ikintu kimwe bakora badafite dream there is no goal bakunda wapi babyuka mu gitondo baganagura keca kicarara kuri big life umunsi umwaka ugashira imyaka 2 gashira atazi mu mujyi building cyashira mu mujyi gusa ntayazi urumva kandi ari umwana Nyamirambo so abo ngabo nibo twirigwanaga nabo rero so ugasanga uri kumwe n'abantu nta nama yakugira nta nama rimwe mwajya bo bari kuguprofita bagukoraho mind yawe bakanakwicira time bakakwicira career gake ubona ko ari byiza wajya mu kazu kazana nk'izo 500,000 ukabatoka ukumva ni ibintu byatakumva birahagije sibyo ukumva 500,000 birahagije mukicara mukarya 500,000 byuza nk'amezi angahe mwibera mu kageto wowe kumva ko ari ibyo nyine bihagije kumva ko ubuzima n'ubwo sibyo so kandi si wowe wenyine gusa byagiye byangiriza abajene benshi umaze kuba mukuru umaze kumenya icyo ushaka umaze kumenya who I am umaze kumenya uwo uri we umaze kumenya ikibi n'iki ubasha kubitandukanya ese
aba bajene bari muri ruhando aka kanya muri iyi myaka kuko dufite generation iri kugenda itwituraho cyane kuva 2019 kugeza uyu mwanya mu gihe cy'imyaka 3 dufite ukuntu dufite uruhuri rw'abantu benshi barimo baragenda baza ariko nko wari ubivuze abenshi nanone usanga badafite umuntu wicaza ngo bagire inama mubwira uti nibigenda gutya baragenda gutya kandi inama irahari ubuhamya burahari ubuhamya ari bamwebwe ubuhamya n'abahanzi bakomeye twagiye tuburira irengero ubuhamya n'abantu bagiye bakora ibintu byiza ntibashe kubishimangira uyu munsi ugize amahirwe cyangwa se bagize amahirwe yo kumva ijambo ryawe nk'umuntu mukuru wabaye muri kano gakino wabaye muri game ya muzika wabaye mu itsinda rikomeye wakoze ku mafaranga y'umuziki wahawe akazi keza mwagiye mupafunga ku stage akomeye ariho abayobozi bakareba bakavuga bati wati mu Rwanda dufite abaraperi kandi beza uwo mwana ubashe kumuganiriza wamugira ihe nawe thank you so baje ikintu cyiza cyane nababwira yuko burya kugirwa inama ugira amahirwe abona umugira inama nubwo waba uri umusitari ungana gute sebyo waba uri umusitari nubwo waba urigeze kuri level ya ba Diamond n'abandi nk'abo ngabo bakunda twe tureberaho barenzi ba Davido n'abandi bose nabo I believe yuko ubajije nk'umwe muri bo hari aho byageze nawe aravuga ati niba ngiye kubikora nk'umwuga ngiye kubikora nk'akazi kazantunga kagatunga n'umuryango wanjye let me be serious reka nicare hasi ngirwa inama kandi numva icyo bari kumbwira kuko nabo bafite amashagaga bafite iki barashyushye cyane noneho kuba ufite n'amafaranga rero akenshi umuntu ufite amafaranga bari arrogant cyane ariko kintu inama nagira barumuna banjye bashiki banjye bose bari muri kano gakino ka music nk'uko bivuga no kwicara ukajya wumva ugakurikira ikintu cya mbere burya no kugirwa inama kandi ukayumva sibyo ukayumva nawe ugashyiraho akawe ukanasenga sometimes ukanasenga numva ko gusenga ni ikintu kimwe ni ikintu nk'abajene twagiye twibagirwa cyane kwibagirwa ko kuvuga ati Imana irahari kuvuga ati nubwo wenda gatanu ku munsi bigoye bitewe na swing zanjye nifite cyangwa n'ibyo ndimo ariko ikubita n'agashyi no kwijuma basujyayo ujya no kwijuma usahari sibyo ibyo nabyo biri mu bintu Imana bituma umuntu burya agira discipline muri we muri umutima we tubone kimwe cyo nabwira abajene numva barumuna banjye n'abashiki banjye bose bari kubyitwaramo neza bari muri business nk'iyo nanjye ndimo none kuvuze nk'iyo wari urimo ntago umuziki wawuvuyemo uri kuwukora nubwo rwose uvuga utereka nkukore byibuze izina ryanjye rigumeho urifuza kuba wawukomeza kuko mu by'ukuri uri umwe mu bantu bafite ijwi ryiza bafite n'impano Pifla uzi kwandika imyandikire yawe ni myiza n'imirongo yawe ni myiza na hip hop yawe ikora neza iyi hip hop yari VIP ntabwo ijagaraye ntabwo abanyarwanda ndizera ko abadukurikiye batifuza gutakaza umuhanzi nka Pifla nubwo wamara imyaka runaka ariko hari igihe wakwicara sometimes ukavuga uti I have to go back or to come back ukavuga uti ngomba gusubiraho cyangwa kugaruka mu ruhando ibyo bintu bitekereza anyway thank you no kugira ngo nze kubareba hano nakereyemo gakeya kuko naraye muri studio naraye muri studio natashye ntinze byatari ndimo ndarecording album yanjye album nagakwiye kuba narisohoye umwaka ushize akurumba nibwo hari akirimo ibibazo bya corona ari ikibazo ibyo bisa nkaho nabyo byari ibintu byadusubije inyuma ho gato byadusubije inyuma ho gatoya ikindi nuko nagerageje no gushaka abantuza abapartner sebyo partners abantu twakorana aho kugira ngo ibintu byose ndenge mbyikorera mbyiharire njyenyine kandi urumva n'ubushobozi hari igihe responsibility z'umuryango tusaro kubifatanya na music kandi music iyo umunsi none itangiye no guhenda cyane nibyo irahenze irahenze cyane nk'ubu ngubu nanjye ntabwo nshobora kujya gukora como producer mwiza kandi unagezweho hose ugezweho n'ubikora neza mbamwe amabyibuza kwitwaza nk'inoti ya desa $100 kuri audio gusa sibyo audio gusa gusanga najya gukora video mba ngomba byibuze gutigita ngashaka $1,000 kugira ngo nkore video nziza atese iri kuri standard ono bitandukanye n'ibyo twanyuzemo before nibyo kandi kera habagaho abantu bakunda injyana cyane bakubwira ati wowe shaka ibi ngibi byose turabigukorera for free ariko uyu munsi nta muntu akubwira ngo ari gukora ikintu for free nibyo abakeneye inyungu nawe ukeneye inyungu
so ubwo urumva rero byose nibikora icyo bita step back gatoya ko batereka nshake umupartner nshaka umuntu uzajya umfasha nongera ubushobozi nongera ubushobozi ndetse ya urumva so abanyarwanda bategereza iki kuri Pfla wow mfite amakolabo meza cyane sibyo ya mfite amakolabo meza cyane ntago ndi bumentioning amazina yo tumaze gukorana urumva ryo nibanga by the way uvuze kolabo ejo bundi hari indirimbo mwa performance hari indirimbo huriyemo na Peter na Phil Peter na Fireman na Marina agafoto kanifatira ifoto aho koko nibuka muri ndirimbo harimo na ntuza na Eme Bluestone harimo urumva rero iyo ndirimbo urimo kandi na collabo nyinshi ugenda urimo na performance nyinshi ugenda ubona n'ejo bundi hari performance wakoze muri Onomo what about that show that event thank you I mean ubundi njyewe nagiyeyo ubundi hari igikorwa cyo gutanga award so njye nagiyeyo mfite ndi kuri invitation ya Phil Peter yes ya Charlotte Chikano ku musaza Phil Peter number 1 DJ in town abirimo neza so twe turi kuri invitation ya Phil Peter ariko noneho hakaba by'umwihariko hari na gahunda yo kuba ya ntuza yo kwakira award ya mugenzi wacu J Paul Imana muri uko ridashira rest in peace urumva niyo gahunda niko gahunda yari imeze so all of a sudden ntabwo nari nzi ukuntu munono mawadi bimeze bite so twahamenye nyine nabimenye tuhageze nsanga abana abajene bose batoya bari kubikora bari kwitwara neza bose abana bari kuzamuka bose everybody urumva mabona ni benshi hafi ya bose bari bahari ngenda mbona buryo noneho bari guhatanira amawa ndavuga ati wow ndabikunze cyane so ako usibye ngiye gusa na Farmer wenda na Marina no maze n'igihe na ba Phil Peter abandi bose bari bano bajene batoya no bari mu gikorwa cya award so twaririmbye indirimbo bita ibiro by'ibanga ni indirimbo nafatanyije na J Paul na Farmer so yari nka tribute ntuza ya J Paul so anyway ni igikorwa cyo kuza kwakira award ya J I believe ko ngiye sinza nari ngiye gatoya ariko ndumva ntuza Fireman ntuza n'abakrama bari bose bari bahari barabyitabiriye banagenda neza cyane so byanteye nanjye amatsiko yo kwibaza sibyo yo kwibaza agira ukuntu nahise numva nkumbuye ibihe bya kera mu gihe za Salax Awards zari zigitangira nahise mbikumbura cyane nicyo ngiye kuvuga nahise mbikumbuye cyane nkumbura mood ukuntu yari imeze none mpita ndeba n'ishyaka ryabagamo kugira ngo ukore cyane sibyo ko bira ni ibintu byiza bituvuga ati tutfaso niba nanjye ntabonye award this year ariko hari zijya ziba z'amaradiyo atandukanye nashaka kumentioninga na ba Philip ubwo bajya bazikora z'abahanzi batandukanye ariko wenda sinzi niba nkuko wari ubivuze nanjye mese mbitekereza twari dufite ikintu kinini kirimo event nini kirimo ibintu byinshi cyo cya Salax n'abandi bashoramari bashobora kuba batekereza bagakora nka kuri Tanzania bajya gukora ikitwa Kilimanjaro Music Award no kuri za Amerika bafite za Grammy bafite za BET mu bindi bihugu bitandukanye wa mugani nk'umuhanzi nanjye turahuye turi abantu ba kera harabura ikintu dukora ikintu nk'icyo cyo cyitwa award imbari z'abashoramari bari hari abashoramari bose bongera ise nibaza ndavuga ati anyway nje ntabwo simbizi wenda award inshallah wandi nanjye nzayibona ndavuga ati wenda haracyari kare hari icyo binsaba hari akazi ntarashyiramo imbaraga ahubwo nkareba sanga muri team yanjye nakuriyemo Tough Gang nta usibye J Paul wenyine nta wundi muntu muri Tough Gang ufite award ntawe ariko Tough Gang ubwayo irayifite Tough Gang nta award ifite ntabwo nta namwe barahamagara itsinda Tough Gang babwira ati mwakira award ya hip hop nomba umuntu wenyine nzi mu itsinda ryacu ushobora kuba warabonye award byuze nk'ebyiri cyangwa eshatu ni J Paul wenyine nomba ikibazo kikaba cyuko wenda batasobanukirwaga neza cyangwa batari bari mu gakino neza ikibazo kikaba ikihe I don't know I believe yuko maybe ntabwo ari kuvuga ngo wenda harimo some conspiracy theories ndikuvuga ko wenda no kwenda time bitaragera ariko ngira ngo iyo umuntu atekereza ko hari ikintu gihari cyitwa award cyangwa cyitwa ishimwe ngomba gukora kugira ngo nanjye njye kuri ya list
list ya playlist ya za zindi bareba izi top 10 zasote muri iki cyumweru nowadays none basigaye barebana no ku ma views bakareba ninda performance neza video zikoze neza ese ngira ngo utuntu dushingirwaho cyangwa se ibintu bishingirwaho kugira ngo ibyo bikorwe ni byinshi so nicyo kintu nashaka kubwira nyine ari abasani bamaze igihe nk'icyo nanjye maze muri game ariko bose bagishaka gukora guys mwe dushyiremo kime dukore cyane dushake n'abantu n'abaterankunga kuko baracyari hari abantu benshi cyane bakidukunze hari n'abarumuna bacu turi gukorana sibyo bose bari ready yuko twafashanya tugakora sibyo ntabwo ariyo time yo guciga kima ahubwo tugomba kubikora ahubwo ko kugiye gusora album ikazasoka wenda indirimbo imwe cyangwa ikazasohokera rimwe ndumva tugomba kubwira abanyarwanda ko bagomba kwitegereza noneho yazaza bakayumva bakayikunda bakanayigura ku ma social media atandukanye no ku ma platform atandukanye yo kuri social media kugira ngo either bagusupportinge icya kabiri bajye no kuri YouTube channel yawe noneho ya album zimwe mu ndirimbo zibashe kujya muri ya marushanwa kuko burya rigahakinirwa support yawe cyane bivuze niko bimeze rwose niko bimeze kuko inshallah ndi kureba wenda byibizo ino sama isama nyifite amakazi kenshi ko urabona twabwiye tumaze iminsi mena turi gukora urabona zira collab twavugaga hari n'indi bita twakoranye na Papa Cyangwe na team yabo n'abandi basani benshi cyane harimo barasine Faman jewe nayo ni yeje bundi nta gihe kinege cyiza n'indirimo nziza Faman ngo nawe amaze iminsi nawe ari gutwika bikaze barayibonye ndabona nawe umuziki wamereye nabi amaze iminsi nabakaze cyane so byose buriya ni wa musaruro batavgenga urumva abantu bavuga ko natwe nyine turi gukora so Bulldog nuko ngo koshara kuri Bulldog amaze ese ko buri wese arimo arakora nko Bulldog yasohoye album nziza yitwa izina Chemotherapy yaje baguzi ryari ricaga ni ya mbere nagiye numva mo zimwe mu ndirimbo ari Bulldog ahagaze neza ari Fireman nuko ari wowe nuko ngira ngo wenda rimwe batatu musigaye mu gihugu Green P ntawo ari hanze y'u Rwanda rest in peace Jay Polly muri abo batatu basigaye ntabwo mushaka kugira inama mukishyira hamwe cyangwa wese ashaka gukora ukwe no ibyo turahura mukatugarurira Tough Gang turahura tukabiganiraho na Green P turaganira cyane kuri chats urumva turaganira byose abajene bose bari tayari bari tayari impamvu ibyo tutarabona nyine tubishize ahagaragara nuko haracyarimo ama project ngiye ndi kurangiza album kandi album yanjye bose bari kuri album yanjye urumva Faman nuko ari gukora album nuba album ya Fabi yaranarangiye numva twese turiho urumva ari Green ari ngiye ari indirimbo twese tugiye duhurira mugiye muzihuriyeho wow Bulldog nuko kuri album ye twese ni yawe bariho ni yanjye bose bariho so urumva ko there's no bad blood urumva as long as twese tukiri kumwe icyo kintu uvuze natwe turicara tukakiganiraho uko tugeze chance yo guhura turabiganiraho tukati anyway it's just matter of time turabizi natwe kabisa ko ni ikintu cyatugirira akamaro ibintu byatugirira akamaro cyane ko abantu benshi bagiye babidusaba bagasaba ko duhura no kugira ngo tubafashe ntabwo dushobora gufasha umuntu umwe shafata itsinda ryose muhure mwese abasigaye nanjye mbaye ufasha nafasha Tough Gang kuko Tough Gang ndayikunda ndayikeneye kandi ntabwo ari cyo nyine yitwa Kizimana Murenzi Amani cyangwa se P-Fla mu ruhando rwa muzika ngira ngo muramubona uko yicaye ni umusaza uri kuri bring ndakubwira aha ngaha wundi ntabwo watubwiye hariho amatatuwaje hano hariho nkunda rap nkunda rap na radio yanjye ndayigendana iyi ni radio zimwe za kera z'amakasete aha ni anga ni biryogo what chakora pi urumatari biryogo muri quartier zacu hahandi hagati hano hariho ngo Che Guevara hari hano ni ibiporo byinshi iyi mirongo inivuze iki kuri mirongo ine nyine ni ho muto aha ngaha hariho n'ibindi ndazi iyi ngiyi ni umugore oya iyi ngiyi ni maske urumva ni maske ishaka hano handitse ngo umugabo ni umugabo ariko ninjye ubugabo bwanjye ntago ari hano ureba ni imbere iyi maske ni symbol yanjye imbere kuko umuntu hano ureba hari igihe guconfusing ato so iyi ni maske za maske Afrique usanga mu manuza noneho umuntu w'inyuma akaguconfusinga ariko buryo w'imbere ni ukora uw'imbere ni we wanyawe ariko uw'inyuma gutya ureba gutya iyo ugiye gushyiraho tatuwaje runaka ukavuga uti ngiye gushyiraho tatuwaje uba watekereje iki ushaka kumentioning iki urumva tatu sinzi hari abantu batabikunda
hari abantu badakunda tatubona ari nk'ibintu by'ubuvayo by'uburaya ariko urazikunda for sure njye ntari bito ubona ntari kuko ni nka statement tool nakubushaka gutanga nkuko wari ubivuze hari abantu bavuga bati biriya ni ibiki akabona ariko ndinzera yuko cyangwa se ngewe imyizereranyije ko atari yawe ishe ko atari ya pi balance y'umuntu uko wari ubivuze ko umuntu agaragara ko umuntu agenda umwana yambaye pocket arasutse imisatsi yambaye iherena afite tatouage hari aho bihurira n'umuco we ni kuko nge nemera yuko umuntu ari wa wundi w'imbere kandi wa wundi w'imbere nuko ashobora kuba ari ordinaire hose ariko imbere nta kiri imbere ari undi muntu utazi kuko wa muntu w'imbere mba ndi kuvuga soul y'umuntu kandi undi w'imbere nta tatouage agira imbere nta tatouage iriho tatouage ufite numva so ntago abantu bagomba gufokasinga cyane kuri ubu bareba ahubwo ujye ushaka kumenya wa wundi w'imbere pifla ni muntu ki pifla teate uriya niwe mwiza cyari we mubi abaye mubi ubwo nyine bari bavuye ngewe bose mbona nabaye mubi ko uriya nukoresha ibi byose tureba wowe uri proud yande ya pifla w'inyuma tureba cya pifla w'imbere inside kuko uyu urimo imbere ni nawe ufitanye contact direct n'Imana yes akunda Imana yes for sure umuntu ashobora kubona uko yemereye gutya akavuga ati nta nubwo ajya avuga Imana ntayizi urayitekereza ukayibuka ugasenga ugashima cyane rwose cyane bari kunyereka muri Ramazani cyangwa wavuga uti inzara iraguye nawe sinakora ikosa wowe byitayeho cyane babihaye agaciro wow birashimishije cyane right twakizimana murenzi Amani cyangwa se pifla niko ngiye nkunda kumwita ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda twumvise muri ya myaka yo kuva mu 2008 kugeza uyu munsi urumva imyaka irimo irasaga 10 irarenga 10 ni 10 na hafi 14 umuntu ari mu gakino agaragara uyu munsi ejo ntagaragare ko kongera akagaragara ejo ntagaragare ariko kureba pifla gutya agaragara ni umusore ufite imbaraga kandi ufite ubushake wifuza kongera cyangwa se ushaka kongera kugaruka mu ruhando rwa muzika yavuze ngo abanyarwanda hari byinshi cyane aduhishiye avuga ati ndi kubakorera album izasohoka igihe kiniki kandi iriho ibi nibi icyo agomba kubanza kwiyubakamo n'ubushobozi akenshi nkunda kuganiriza abadukurikiye ko ndabizi ko mama abadukurikiye muri benshi by'umwihariko cyane cyane no aba diaspora muri aka kanya abanyarwanda cyangwa abajene bacu bakenera byinshi kugira ngo abashe gukira indirimbo zidushimisha twebwe hanze bivuga ngo rero aramutse abonye support yari yose ibitekerezo support y'ubushobozi support iri financial support yo gusapotinga social media ze ni ikintu kimwubaka kandi kimuzamura wowe dukurikiye aka kanya ushobora kuvuga ngo ufite company runaka pifla yakwamamariza ufite ibikorwa runaka pifla yahagararira nka brand ambassador ufite ibintu byinshi ku buryo bavuga uti ndamuha akazi nk'umuntu w'umujene yabikora kandi akabikora neza kuko ni public figure icyo ni icyambere ugomba gutekereza ikindi uvuze uti mfite uburyo bwo kumushoramo ngewe ikintu nemera nta muntu ushora mu muhanzi ngo ahombe abantu benshi bagiye basapotinga abahanzi bakabishyiramo imbaraga nawe muhanzi agatanga umusaruro abenshi barunguka uyu munsi management ya Diamond ntabwo iregreta uyu munsi management ya Bruce Melody ntabwo iregreta management ya Knowless ntabwo iregreta nkuko umuntu ari kuba yafashe wa mugani icyo gihe Tough Gang ikirya gihe yari kuba atari kuregreta bivuga ngo hari umuhanzi uvuga uti ngiye kumwicaza hasi mushoremo kandi ntabwo nzaregreta mugafatanya gushaka akazi mugafatanya gushaka ibikorwa mugafatanya gukora indirimbo zubaka buryo buri wese aziyumvamo bivuga ngo hari pifla w'umuhanzi uhagaze ufite ibikorwa ufite inema y'ubuhanzi Imana yamuhaye hari nawe w'umushoramari w'umukire uvuga uti ngiye kugutereka ku gasongero runaka ku buryo mu Rwanda tugira umuraperi uduhagarariye kavuga ati uyu nguyu kabisa yarapa isi yose kumva kubw'ibyo rero kora subscribe ujya turaje dushyireho link y'indirimbo imwe mu ndirimbo nshya ufite wifuza turashyiraho link aho hasi kugira ngo urebe ikiganiro wese ajye no muri link afungure iyo link irakujyana kuri channel ya pifla yitwa pifla nyine mfite channel bita pifla official hakaza n'indi yo kuri homies iri muri management yanjye yitwa homies na Z homies na Z bivuga ngo turaza kuza rero kureba izo channel zombi indirimbo ubasha kujyaho ku buryo kujyana kuri channel ugakora subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikira ibiganiro
biganiro byose bya Pifla wakoze kutuganiriza ariko mbere yo kugenda uramutse ugize icyo wakwisabira abanyarwanda badukurikiye kuko ndabizi ko ari benshi wakibabwira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa koboyi. Mbanje kubasuhuza ngira nimwe Rahimu. Iminsi iramusiga ivuzi ry'abavuga nonsense rimushisha mukasa mushiripfa ubukungu bwa sateze ribwa ntibyatinze ndakura mama mbyara arabura ubyaye nabi nta nyungu ndabyumva wari gato nta bukaruriho icyana nk'icyo cyajyaga hembure kwiga mbe nk'abandi nta mutayi town inzira z'abantu bisi buri wese ahiga inoti no gutarya isosi becaguwe isosi no gutarya amafi igihe cyose duhora imihanda dusotoka icyo nifuje nukuba bose baba nkanje bose kimwe nanjye naraje ndapowesha ndabyara ndabacutsa rap iheraho hamwe stage niyamburaga posters bareba uzibuke ninjye burya mbere yanjye nta flow nimwe wishe ndiho naraje mbaha slang musomana nk'abasenge ibyo bise hip hop byaraguzwe kibabaje muri ibyo hip hop mukora ni fake icyo muhiga ni low ni shame wishful thinkers bad like prayers babazwa no kubona mboreho nuko twinjiye mu itegeko rishya ry'isi angels bijuru ni mu bumbi taka bamanuke dutera amavi nkikubona byabaye nka yakude foudre y'isi n'ijuru kimwe kibona ikindi umwari mwiza umwenyuye ngira ngo ni ya Yerusalemu nshya izava mu ijuru bityo ngushyira hejuru umuhungu muri nge anshyushya amaraso agira ati data nkurera iyo mwari mu mutima kwiye kuba mama nanjye nkavuka mpita kunumbiro nzabyara ntera intambwe imwe ngusanga gukubisa amaso mbona fitire mu mboni z'amaso yawe uri umugabekazi umuhungu wanjye yarabaye umwami mu bantu ngize ngo naguha kiss bimwe bigezweho turahobera ntashira iminota nk'itanu twerekeza kuri galaxy tunezerewe nka Mesiya n'itorero rye batwakiriza gakonje kura nitukura ku musaza byari nk'ibisanzwe ati mu kwitegereza neza isura yawe mpita mbona ko njye nawe twarimo umuntu mu ishusho ryacu nafashe icyemezo cyo kukwereka kimwe mu byumba bigize umutima wanjye ati ubuzima ni bwiza hamwe nawe ni ukuri ni byiza. Abantu babazi ko nta muraperi ugira iririmba urukundo we ariko uteye umutoma muri hip hop. Iyi yitwa gute? Bo ni indirimbo bita ubuzima ni bwiza. Ubuzima ni bwiza. Wow, ya indi ya mbere? Ya mbere bayita ibihe. Kandi zose zirahari ziri hanze. Zose zirahari zirakorwa. Yes. Wow, Pifla unkumbuje kera man. Unkumbuje kera tugomba gusubira mu ruhando rwa muzika kabisa ibintu bikagenda neza. Yes, arakoze cyane Pifla jya kuri channel ya YouTube basho kurikirana ibyo bihangano byose ndetse no kumva ibyo akugezaho Pifla naho ubutaha. Thank you very much. Wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kuri Diaspora +250 TV. Ubwo twebwe icyo tubwira abadukurikiye muri kano kanya kora subscribe kugira ngo ibintu bye basha kugenda neza. Genda TK Big Sister Mama Africa Queen of the Mic twicaye kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu. Ciao.